I don't wanna lose you ni segonda, I don't wanna lose you n'umunota. Uburyo nkururu nyiyegereza ntibimpa umwanya wo gutekereza, oya ntushaka no gutegereza, mama yakubuje kurondereza. Uburyo nkururu nyiyegereza ntibimpa umwanya wo gutekereza, oya ntushaka no gutegereza, papa yakubuje kurondereza pe. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikira YOSETV. Ese mumeze mute? Ndatekereza ko mumeze neza, naho utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushobora kubona byanze ariko jeje bundi ibintu bikagenda neza. Nk'ibisanzwe ndi niyo nkuru Caline, rero ni kuri YOSETV, ariko nawe ndakwibutsa kora subscribe, share na comment kugira ngo tubane nawe gatanu kuri gatanu. Aka kanya rero nkuzani umutumirwa mushya muri studio za YOSETV, reka tumwakire. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ayanyu? Ayacu ni fresh, natwe turamahora hoze. Namwe se? Natwe turashima Imana. Yego, Imana ishimwe cyane. Turakwakiriye kandi tuguhaye karibu muri studio za YOSETV. Murakoze cyane. Yego, uratangira wibwira abakunzi ba YOSETV kugira ngo twese tukumenye. I don't wanna lose you ni segonda, I don't wanna lose you n'umunota. Uburyo nkururu nyiyegereza ntibimpa umwanya wo gutekereza, oya ntushaka no gutegereza, mama yakubuje kurondereza. Uburyo nkururu nyiyegereza ntibimpa umwanya wo gutekereza, oya ntushaka no gutegereza, papa yakubuje kurondereza baby. Nitwa Riet, ndi umuhanzi. Wow, urakoze cyane, ufite n'injyana nziza. Abakunzi bacu nizere ko mwabyumvishe ati na Riet ugiye kuduha urugendo, uri umuhanzi muririmba. Ese ugiye kutubwira urugendo rwawe, indirimbo uririmba, ese ufite izawe? Muri make duha urugendo rwawe kugira ngo natwe abakunzi ba yose tumenye umuntu neza turi kumwe nawe. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndabashimira kuba mwanyakiriye kuri YOSETV. Amazina yanjye bwite ni Rizikiyetiye, nkagira stage name nka Riet. Nafashe amazina yanjye abiri, Riziki na Etienne, mfata imigemo ibiri ya mbere kuri buri zina, ndabihuza bibyara Riet. Ndi umuhanzi, ndirimba indirimbo zisanzwe, nkunda Afrobeat na R&B. Indirimbo nkora n'izanjye, ubu maze gusohora indirimbo ebyiri, izindi ziracyari mu makaye. Yego, ati maje gusohora indirimbo ebyiri, izindi ziracyari mu makaye. Ariko ufite izina ryiza. Murakoze cyane. Yego, izina ryawe utubwiye amavu n'amavuko yaryo, numvisha izina ryiza rifite n'igisobanuro cyiza. Yego, ariko nk'abakunzi ba YOSETV turashaka kugira ngo wongere uduhe ku njyana yawe piri. Duhe nk'indirimbo yawe imwe, nawe uvuga uti iriya ndirimbo nubwo mfite indirimbo ebyiri ariko ndayiprefera cyane. Kambaye iyo nakoze bwa mbere ndayikunda cyane, bayitagaruka. Ndemera amafuti, ndemera amakosa nagukoreye, no kuyasabira imbabazi ndabyemera, yemwe n'ibihano bitarimo kukubura ndabyemera. Nashegeshwe no kukubura, nazahajwe no kutakubona iruhande rwanjye. Murakoze cyane. Wow, ufite indirimbo nziza. Iyo ndirimbo yaje ite? Iyo ndirimbo nayikoze ngende ku zindi ndirimbo z'abandi bahanzi, ntabwo ndi buzivuge. Nta kibazo. Ntago ari ukubakopera, ariko nabigiyeho numva nanjye ubwo butumwa nawutanga. Murakoze cyane, ni gutyo byaje. Yes, ati nanjye numva ubwo butumwa nawutanga. Ariko nyine umuntu yakongera agatekereza ati wenda mwatangiye kujya mu muziki ryari? Ese impano wayiyumvishemo ryari? Uraduha urugendo rwo kugira ngo nyine uhite wibona mu muziki. Uko urugendo rwanjye rw'umuziki rumeze, bwa mbere niyumvisemo impano yo kwandika indirimbo. Bwa mbere nigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, hari 2013 nibwo na compoje indirimbo ya mbere yari gospel song.
then nkomeza gukora indirimbo z'Imana nkajya nzigisha muri korali. Ndangije segonderi nkora indirimbo ya secular, nabitewe nuko umwe mu bayobozi bayoboraga korali naririmbagamo yanyimaga umwanya wo kujya mbigisha ibihangano byanjye, kandi mbona ari byinshi, ndavuga ati kankore secular music nyishyize hanze mbona irakunzwe. No kuvuga ngo indirimbo ya mbere nayisohoye mwaka ushize, iyo yitwa Garuka, indi yitwa I'm on fire isohotse ejo bundi maze ibyumweru 3 ngeze hanze. Yego urakoze cyane utubimburiyeho, ariko nisengira amatsiko. Hari ikintu bajye bavuga ngo impano iraryana. Uravuze uti umuyobozi wacu yambuzaga yuko ngaragaza impano yanjye, ngaragaza ibihangano byanjye. Nibyo koko impano iraryana iyo utarimo kuyisohora? Yego biraryana cyane, kuko najyaga mfata ikayi, bwa mbere nabanje kwandika mu makayi matoya, nkajya nandikamo nkabona ikayi iruzuye, nkafata kandi gakayi nabwo nkabona karuzuye, nkavuga nti nyine nkumva birambabaje. Gezeho mfata ikayi ya registre nshiramo ibihangano byanjye. Ubu maze kwandika ibigera nko mu 107, harimo izo gospel song. N'ubu iyo inspiration zihari ndayandika ya gospel, hako nizisanzwe urumva ziravanze, ariko izo zimaze kujya hanze zose ni secular music. Yego. Ati ni secular music. Nyine mpise ntekereza nti uririmba gospel, hari umukunzi wa YOSETV nawe ukunda gospel cyane. Nyamureka tubimburireho, ube waduha indirimbo imwe ya gospel, yaba yewe cyangwa iy'abandi, nabwo nta kibazo. Ndabaha kuyanjye nubwo itaragera hanze, ariko nta kibazo ndayiririmbaho. Ariko mbere yuko iyo turirimbira, no kuri ufite impano kandi urugendo rwawe birumvikana n'ibintu bikurimo. Hari ukuntu umuntu akubwira ukuntu bamwenspiye, akakubwira urugendo rwe, ugahita uvuga uti uyu muntu afite impano. Nuko ufite impano kandi uzayikomeza. Murakoze cyane. Yego, ngaho kuri iyo ndirimbo ya gospel nk'abakunzi bacu ba yose, nyamureka tubimburireho. Ngiye kubarimbira indirimbo yanjye mfite ya gospel nanditse nubwo itarasohoka, niyo ngiye kubaho acapella. Mbese mbereke bihamya ki bibemeza kwimana twizeye ikomeye. Mbese mbereke bihamya ki bibemeza kwimana twizeye ikomeye. Mbese yabanye na Gideyoni ariko urwana n'abamidiyani, imuri ndetse n'ibibindi bikirukana ingabo nyinshi. Mbese mbereke bihamya ki bibemeza kwimana twizeye ariyo kubahwa. Mbese mbereke bihamya ki bibemeza kwimana twizeye ikomeye. Murakoze cyane. Wow, ni indirimbo nziza cyane. Ati mbereke ibihe bihamya ki bibereka ko Imana yacu ari Imana ikomeye cyane. Ni indirimbo ikomeye cyane. Kugira ngo utangire iyo ndirimbo ni inspiration wayikuye hehe? Uvuga uti ngiye muri gospel ariko nkaririmba Imana ko nyine ikomeye cyane. Nahisemo kurimba secular music kubera ko n'umuntu wari wampaye kiraka bwa mbere, nicyo cyatumye nkora secular music. Arambwira mwandikira indirimbo. Ni umuhanzi ufite n'izina risa nkaho remereyemo, nubwo wenda byarangiye anyambuye, ako bibaho cyane, bibaho. Narayikoze indirimbo kuko yari amaze kumva indirimbo nandika za gospel. Arambwira ati nkomporeza indirimbo ya secular music. Indirimbo ndanayumva n'ubu irakunzwe, nanjye njya nyumva nkumva ni sawa. Ni gutyo byatangiye. Ndavuga ati niba nkoze indirimbo y'umuhanzi runaka ikaba hiti, kubera iki ngiye ntakora izanjye za secular music? Kuko iyo ndirimbo n'ubu ndayumva, abantu benshi barayizi kandi ninjye wayikompoje. So ni gutyo bigenda. Wow, nukuri ni ibintu byiza cyane, ni iby'agaciro. Nyine mufite impano kandi impano yanyu nukuri ntuzacika intege. Ufite impano, ngiye nabikumvishemo. Nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Amen. Byose ni Yesu Kristo ubiduhamo imbaraga. Ariko noneho reka tujye mu buryo bw'imyandikire. Wavuze ko nubundi ari we wandika, nubundi ubwo ni indirimbo zawe uraziyandikira? Ndaziyandikira. Bivuze ngo n'umuntu ashaka kumwandikira wabimukorera, wamuha ubwo bufasha, wabimukorera? Cyane rwose mu buryo bworoshye.
Yego urumva wabitubwiye uti maje gusohora indirimbo ebyiri, ese ni inzozi zawe wumva ari izihe, wumva ushaka kuzagera kuki ukavuga uti basa handi uko biri kose? Nje numva ntekereza ibintu ahari bitandukanye n'iby'abandi, kubera ko inzozi zanjye niyo nzisangije umuntu agira ubwoba. Nje mba numva nzaba umuhanzi mpuzamahanga, kandi numva message akomeye n'ibihembo bitandukanye, numva nzabitwara amabiti, Grammy Awards. Ntekereza ibintu nyine biri beyond ku buryo umuntu kubimwumvisha bigoye, ariko ntekereza ko byibura Imana ninshoboza ikankoresha, numva nzaba umuhanzi mpuzamahanga kandi ukomeye cyane. Yego arabisobanuye neza ati numva nzaba umuhanzi mpuzamahanga uri international, aho ndirimbye hariya bakavuga bati ni wa muhanzi wo mu Rwanda wahageze. Mu buryo bw'ibitaramo mujya mwitabira? Ntabwo ndatangira guhamagarwa mu bitaramo, kubera ko indirimbo isa nk'iboostinze izina ryanjye niyisohotse vuba. Imaze kugira ba viewers 1400, imaze ibyumweru bitatu. Urumva nibwo abantu batangiye kubona ko noneho nshoboye. Gusa ndahari, ababitegura bareba YOSETV batubwire turaboneka, ntabwo tugoranye. Ndumva aricyo navuga ku bitaramo. Yego yabivuze cyane bakunzi bacu ba YOSETV, ariko hari umukunzi wacu wise utekereza ati wenda mu buryo bwo kukubona nakubona gute, urubuga runaka umuntu yajyaho agahita kubona, akaba yakubona ibihangano ugenda ukora, ibi activity zawe muri career yawe y'umuziki? Kumbona birashoboka. Facebook ni Rizikiyetsien, Twitter ni Riet, Instagram ni Rizikiyetsien, then kuri YouTube ni Riet. Bagende basubscribingeho barebe ibihangano biriho, ni byiza cyane. Nimero isanzwe call, WhatsApp, Momo ni 0788 966 28 564. Yego Riziki yabisobanuye, yasobanuyeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Birumvikana ujya gutangira kuririmba hari romodo wawe uvuga uturiya muntu aranyinspira, ararimba nkumva ndafashijwe, numva nangejeje bundi naba nkawe. Ese ninde romodo wawe? Icyo gisubizo ntago njya nkitekerezaho kabiri, ni Diamond Platnumz. Wow, bakunzi bacu aravuze ati ni Diamond. Nukuri nyine urumva yuko nawe ni umuhanzi wagafashe kandi wateye imbere mu bikorwa bye bigiye bitandukanye. Ariko mu muziki wanyu mukora byanga bikunda umunsi ku munsi hari imbogamizi uhura nazo ukavuga uti izi zinciye intege, ariko nzagera kuri kiri. Imbogamizi watubwira? Imbogamizi zirahari, ariko nje mbona nta nimwe yansha intege. Izihari zose intumbero zanjye zizirusha imbaraga. No kuvuga ngo ibinshi intege bifite imbaraga nke ugereranyije n'ibyo nshaka kugeraho. Icyo nicyo kintera imbaraga, kuko nk'ikibazo cya finance birumvikana, studio menshi akomeye abahenzemo n'ama video bintu nyine arahenze, biba bitugoye mu buryo bw'amafaranga, kandi nyine n'abantu baduca intege bo ntibabura, ariko urumva byose ni ibintu bitoya ku ntego zacu. Arabivuze cyane ati byose ni zero ku ntego, uzi icyo ashaka nyine abazi icyo ashaka, uremera ugahara byinshi ariko ukagera ku kintu ushaka. Yego wabivuze uti romodo wanjye ni Diamond, ariko nanone watubwira nk'indirimbo ye, romodo wawe byanga bikunda hari akarimbo ke ubuzi abantu benshi tugiye dukunda hanze ahanga kagiye kumwumva umuntu akavuga ati iriya ndirimbo ni ya Diamond. Duhe indirimbo. Wanasemaga mapenzi safari, unavyopita ndo jinsi unajongea, ile niendako ni mbali, sijui katafika sababu natembea. Niliposikia gabali yakisifika na kesha na ngojea, akabali kijali na mikawika mziki nikaotea, ile mplupa kama nikadandia kwa bongo movie, kumbe mapenzi ataki alaka, ni kama chango na tiatu chumvi, mwenzeo nikaoza haswa na kujitia kitandani mujuzi, eti nataka fukuza paka, bado yamubwa nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki, ugomvi na mamangu akiniambia siambiliki, moyo kanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nanganania najaribu kuipinga nafsi, esimana nampia mudogo wangu mapenzi basi,
ila nanganania nikiumizwa na huyu kesho na mwengine mimbona sikomi. Wow, urakoze cyane. Urumva nyine ni indirimbo nawe ukunda umuroro modo wawe noneho bikaba akarusho. Mu Rwanda nta wundi muntu uvuga uti uyu muntu ararimba nkumva ndafashijwe? Barahari benshi. Tubwire wenda nk'umuntu uririmba uri best uvuga ati uyu muntu nawe ndamwemera. Buri wese mukunda mu ruhande rwe kuko mu babyinnyi nyine abahanzi bo mu Rwanda sinzi impamvu badakunda kubyina. Ako Meddy ni umuhanga kuko kwandika, kuririmba, kubyina byose agerageza. Muri vocalist wa mbere mbona ari Ben, then Bruce Melody nawe arakora cyane, n'abandi n'abahanga kandi nabo mbona bafite inyota yo kugera kure. Yego ati numva bafite inyota yo kugera kure, ariko byanga bikunda nyine urumva umaje gusohora indirimbo ebyiri, ufite experience. Hari umuntu udukurikiranye nawe ushaka kuba umuhanzi ufite impano cyangwa subirimo, nihe message wamuha? Message nahereza umuntu wese uyumvamo impano y'ubuhanzi cyangwa se n'izindi impano. Icyambere ni ukubyiyumvisha kumva ko ari ibye, agakora cyane kugira ngo agere ku ntego ze, kuko nta muntu uzaterura umukati ngo awushyire ku isahane ya silver akuzanire. Niyo yakubwira ko araguha umukati arakubwira ati shakira isahane. Bivuze ngo rero umuntu aba agomba gukora cyane, ibintu bimuca intege nawe akabyima amatwi, akabyima umwanya, agakora cyane, akandika byinshi niba bishoboye, yaba atabishoboye akaririmba cyane niba ari byo ashoboye. Everything it is possible. Atanze message ati icyo ushaka nyine komeza umutsi, intego yawe uyigereho kandi nyine bizacamo, bizakunda. Yego nyine nk'umuntu w'umunyamuziki, hari abantu, hari umuntu uvuga ati nanjye mfite impano, mfite ikintu runaka kindimo, ariko buriya reka nkubwira ikintu cyitwa ubwoba ni ikintu gituma abantu benshi bahera hasi. Uwo muntu nawe ugira message umuha, afite ubwoba nibwo buri kumuca intege. Sinzi impamvu abantu bagira ubwoba, kandi we ntabwo wigeze ubugira wenda bwa mbere usohora nk'indirimbo cyangwa ujya kuririmba imbere y'abantu? Oya, nje kubera ko nakuriye muri kwaya, ntago urumva public ntago ari ibintu natinya. Natangiye muri kwaya mfite imyaka 6-7 gutyo, urumva, kandi ubwoba nanone bwo kuvuga ngo wenda abantu baranseka ibiki. You just work, urakora nyine, bamwe bakabikunda abandi ntibabikunde, kuko n'ubundi ntago bose ntago babikunda, na Yesu ntago bose bamukunze. Kuvuga ngo urakora, we pfa kuba wumva bikurimo kandi ukumva ubishoboye, urabikora kandi biragutunga. Ati urabikora kandi bikagutunga, ariko nanone mu buryo bwa finance akavuga ati subu nintangira wenda nta mafaranga mfite yo kugura gitari, nta mafaranga mfite yo kugura ibikoresho runaka mukoresha nk'abahanzi, wamubwira iki? Icyo kibazo abantu bajya bakimbaza ati subu kushora wungukira he? Nabwo nje ntabwo igihe cyo gusarura kwanjye kiragera, ntabwo kiragera, kuko gahunda ihari ni ugukora byinshi, ni ukubiba ahantu hanini twazajya gusarura tukinjoyinga byinshi. Ntabwo ari ukubiba akantu gato ngo tuzasarura utuntu tungana gutya, ni ugukora byinshi tukazasarura byinshi igihe cyageze. So amafaranga ufite duke urashora ukajya muri studio zitari hejuru cyane, then na video wabona ubundi bushobozi ugakora iciriritse gutyo ugenda uzamuka mu byiciro. Ntago watangira ku bintu byo hejuru nyine, ntago byakunda. Yego yabivuze cyane ati igihe cyo gusarura nticyaragera. Hari umwarimu wanyigishije umuhanga cyane aducira umugani mu Cyongereza, aratubwira ati action speed rather than word. Ibikorwa biruta amagambo, reka ibikorwa byivugire. Icyo kintu wakivugaho iki? Nemeza ko hari umuntu ubona kubwiye wigeze kumbwira ngo ntago bajya mu mwanya ngo ndirimbe muri kwaya. Ejo bundi yarampamagaye arambwira ati numvise indirimbo yawe, what is happening? Ndamubwira nti irahari cyane rwose. Ati komereza noneho ndi umufana. Ndamubwira ati kare kose se wigiraga make. Nyine ni ibintu yabishimishije kumva umuntu wari waragusize agusanganiye nanone. So no gukora bizaza no gutangira tugaya dutera intambwe gake, aho hinze uyu munsi ntago ejo asubiraho, komeza ugaforwardinga. Yego cyane ati bizaza, n'umuntu yari bivuze ati bizoza rwose anytime ibintu bigira ngo bigacamo. Ariko turi kumwe n'umuhanzi ntaga amagambo araruta indirimbo, ugiye kuduhereza indi ndirimbo y'isi kuzamo wenda wumva nyine nayo igufasha aka kanya abakunzi ba yose turayikeneye. Ushaka iyande?
Okay, ufite indirimbo nyinshi wenda watubwiye indirimbo zawe byari ko ndumva waturirimbiye imwe. Hari umuntu ushobora guhita atekereza ati muri izo ebyiri zasohotse ntabwo zose nazumvishe, watubwira n'indi nyine tugakomeza tukaryoherwa. Iyo ngiyo ngiye kubaririmbira niyo iri hanze, igeze hanze vuba, imaze 3 weeks, niyo ngiye kubaha akantu. You so sweet baby, you so sexy darling, the way you grab my penis and the way you look me tonight, you make me lose my mind. Simfite icyo nguhisha, uri ngoyi ndi mbohe, simfite icyo nguhisha. I don't wanna lose you ni segonda, I don't wanna lose you no monota. Uburyo nkururu nyiyegereza, ntibimpa umwanya wo gutekereza, oya ntushaka gereza, ntibimpa umwanya wo gutekereza, oya ntushaka no gutegereza, mama yakubuje kurondereza baby. Wow, nkundi kuntu mu ndirimbo zawe usoza nyine umuntu ahita agendera ko uti baby, nge ntago nzi kuririmba ariko nyine usoza neza indirimbo zawe kandi haba harimo na message. Hari umuntu utekereza ati wenda nanjye ndashaka kumuhanzi ariko nanone kuba umustar byangora, uwo muntu wamubwira icyo wamuhiye message? Kuba umustar gute? Umustar nkamenyekana nkanyura ahantu bati dore wa mustar, rimwe nemwe bati yabaye umustar yatangira kiga imico mibi niki, burya abantu bafite ukuntu bumva ibintu, uwo muntu wamubwira iki? Ibyo ngibyo ni ibintu bibaho kuko abantu benshi nyine bataha bati reba baye kirara baye iki niki nyine gutyo, ariko nta we nyine uri judging ukavuga ngo ngomba kubaho gutya, ngomba gukora ibi ngomba kubireka, ibi ntago ntagende mu kigare cyo kuvuga ngo abahanzi ngo banywa ibiki bakora ibiki, we nyine akimanaginga tu akifatira umwanzuro kuko kami ka muntu n'umutima we. Arabize cyane ati kami ka muntu ni umutima we, kandi koko wamugani kami ka muntu ni umutima we, yuzi ibintu giyemo nyine gahunda abari yayindi. Yego, nyuma y'iyo ndirimbo yawe ya kabiri wasohoye uraduteganyiriza iki nk'abakunzi bawe? Nshaka kubaha indirimbo bitarenze ukwezi kwa 10 mu ntangiriro, kuko ndifuza gukora ibyisumbuyeho. Urumva no kureba aba producer bisumbuyeho, n'ubundi iyirangiye yari yakozwe n'uwo bita Tracks Layer, abantu baramuzi no w'inyamirambo. Nshaka kuzamukaho noneho na video nkazamukaho. Urumva nko mu kwa 10 nshaka kubaha indi ndirimbo bimeze neza kabisa. Wow, ni byiza cyane kandi iterambere ryawe ndumva umunsi ku munsi rigenda ririzinga nyine rigenda ritera imbere mu buryo bwo kukwadvicinga. Hari umuntu, hari abantu runaka bakwadvicinga, ubwo ndavuga bakubwira bati courage, turashaka kwenda wakora hano harimo agakosa, abo bantu barabafite? Abantu ndabafite babafana, nizera ko my fans are my bosses. Icyo bambwiye bakambwira ati kosora ahangaha ndacyumva, kandi iyo bibaye rimwe kabiri gatatu mpita numva ko harimo effort ngomba gushiramo nkabikosora, kandi ndabikora bakambwira ati ni sawa kabisa. Wow, bati wenda twatuntu wadukosoye wakoze icyo twebwe abafana bacu dukunda nyine, kuko umukiriya n'umwami kuri wowe nicyo bivuze yuko nyine umukiriya koko aba ari umukiriya. Ariko njyewe nkongera nkatekereza nti wenda kuba mukora izo ndirimbo umunsi ku munsi, ubwo igihe cyo kwandika cyo ntikiba gikeya, cyangwa n'umuntu akavuga ati nyandikira ukamuga kuri bize cyane? Ni ukuvuga ngo umuntu anyaprochinze akampa task yo kumwandikira indirimbo, nkumva wenda topic ari kuma nta ndirimbo muri stock mfite bijyanye na ikompoze, ntago biba bigoye. Iyo ufite talent birizana, inspiration urazishaka bitewe na topic umuntu agwaye, ubuzi aho urayishakira, kandi ndakeka mu ndirimbo 107 ntago yaburamo yashima kabisa. Ntago yaburamo n'imwe ashima. Kandi nyine mu ndirimbo mufite muririmba, numvishe murimba ubwoko bubiri gospel ni, ariko urumva nyine muri makeya wenda hari ikintu bumva kigukurura cyane. Hari umuhanzi ari atangira rimba gospel akazabivamo akajya kuririmba ibintu, wowe urumva nyine wumva ikigukurura cyane ari gospel cyangwa? Numva nzakora secular music nkajya nshiramo na gospel. Gospel nayo nyikunda cyane. Yego ndayikunda. Yego, ntitwasoza ntitwava kuri kamera za YOSETV utaduhaye injyana yawe imwe nanone muri za zinde ebyiri bestinga cyane ukunda, uvuga uti ngiye ndayikunda cyane, maze ubundi tukagushimira. Ngiye kubaha iyo bita akariro, nayo ndayikunda cyane, nayo ni nziza kabisa. Niyo ngiye kubaha, iravuga ngo
aha tugeze bisaba akariro, reka nshyiremo akariro, akariro, aho tugeze bisaba akariro, akariro, ko ndeba nje nawe dufite icyaka, ukaba ufite icupa nanjye nkagira umuheha, icyo ukeneye ni pombo nanjye ndi kizimyamwoto, upfa kumpa akanya nkaguhozahozahozahozahozahoza. Ati nkaguhozahoza. Turagushimiye cyane kuba witabiye ukaza muri studio za YOSETV, kandi tutekereza ko n'ubutaha nitugukenera imvura igwa nisubira. Murakoze cyane, nzaba mpari ku bwanyu.